ya Airtel Imagine cyangwa telefoni zatanzwe na Airtel na MTN zirye umuriro. Twagiye kuroringa uza hano muri setting, hano muri setting uhakande, uza ahantu handitse bateri. Hano kuri bateri, akantu ka mbere ugomba kwibandaho ugafungura, uri kubona ahantu handitse battery usage view as from duty for, kuri kano ka mbere ugakandeho, kugira ngo system unity screen YouTube, izi ni app zo kwerekana uburyo ki zigenda zikoresha bateri yawe. Iya mbere ubona ko ikoresha 58% bya bateri, azayikandeho. Uraza icyo usabwa ufungure kuri aka kantu ko hasi kanditse ngo restricted. Ibi bizatuma iyi app idakomeza gukoresha porosa nyinshi z'umuriro. Izindi app ugenda ukanda kuri restricted. Iyi ni setting ya mbere. Indi setting ya kabiri ngiye kuba nakwereka, uraza ujya hano kuri battery saver. Aka kantu ugomba kukitaho. Battery saver uhita uza ukayifungura, cyangwa se ukaza hano ha kabiri ngo turn off when charge, gufunga battery zo mu gihe telefoni uri gucaginga phone igeze kuri 90. Ibi ngibyo wabikora ubishaka. Indi setting ngiye kukwereka, uraza ufungure kano kantu ultra saving mode, ugafungure. Hano barakubwira ngo app standard optimize, uburyo app zikoresha bateri. Genda ubireba. Reka turebe nk'iyi app ya CapCut. Iyi ngiyi yemerewe gukoresha bateri, ushatse gukuraho enable, kubibona. N'izindi ukagenda ubikora kuriya. Guys, ibi bintu birakora kuri telefoni yawe ya Airtel Imagine. Ibi bintu birakora. Guys, aka ni akambere mberetse buryo ki bateri yawe yamaramo umuriro ugera nko ku minsi 3. Tujye ku kibazo cyo gushyuha. Abenshi mutunze izi telefoni zirashyuha cyane cyane, nibwo bubwamo ziziho. Zizi gushyuha bwo zarabitorewe. Akantu ko gushyuha rero nako ngiye kukwereka ikintu wakora. Muri fone yawe niba ufitemo app ya Phonex, uri umunyamahirwe. Iyi app yagufasha kugabanya ubushyuhe bwa telefone yawe, ikagufasha ko bateri yawe itarya umuriro. App rero ukumva ko ikora ibintu byinshi. Uraza ukanda hano kuri file, uraza ukanda hano kuri file. Numara kuhakanda uze urebe ahantu hari CPU core.
ngaha mu gihe telefone yawe yashyushye ugera ukubona kuri 34.2 by'ubushyuhe, ubwo nyine ntabwo ishyushye cyane. Iyo yashyushye bihita biza mu ibara ry'umutuku, uraza ukahakanda bakakwereka ibingibi nibyo bizagufasha guhoza telefone yawe. Bakubwira ngo CPU ukora optimize, dore kubibona hano wayisubije kuri 0, nta bushyuhe igifite, wayikonjesheje. So iyi app ikindi kintu izagufasha kuri bateri, uraza kuri hano handitse ngo battery saver, uhabona battery saver, unuza ukahakora kuri battery saver, kubona ikintu bazakwereka. Iyo bimeze gutya rero, iba iri gukora bateri ku buryo kizira app zose zirya umuriro, izikupa fone yawe ikabasha kumazamo umuriro igihe kirekire. So guys, iyi app Phoenix ugomba kuba uyifite muri telefone yawe. Iyi app ikora ibintu byinshi cyane. Hari akandi kantu mbasha kuba nakwereka kuri iyi app, junk file, akantu bita junk file, akangaka kagufasha gusiba utuntu tw'udufayilo utazi iyo twaturutse, ko kagenda kadukuraho. So guys, mbibutsa gukora subscribe kuri Flash TV Rwanda. Naberekaga buryo ki warinda telefone yawe gushyuha n'uburyo ki wayifasha kuramya umuriro ku gihe kigera ku minsi 3. Benshi muzi ko izi telefone za Airtel Imagine zitaramya umuriro. So muri video ikurikira nzabereka buryo ki turimo gukoresha interineti y'ubuntu twifashishije iyi app yacu Stack. Iyi app iri gutanga interineti y'ubuntu. So guys, hari fayilo yayo nzabaha kuri video nzabakorera. Niba ushaka kuyimenya urabidusaba muri comment, utange na like, uvuga ati dukorere iyo video tubone interineti y'ubuntu. Iyi app benshi muyitunze muri telefone, ariko fayilo yayo ntayo mufite. Video nzatanga nzabaha fayilo yayo, niba muyishaka rero mwanyandikira muri comment nkazabibakorera. Iyi app niyo ya mbere ifite umuvuduko wa interineti bitewe n'iyo fayilo itagirangira, fayilo ukoresha igihe cyose. So guys, niba wafashijwe kuri video, kora subscribe ntabwo bisaba ibintu birenze, n'ubundi gukora subscribe uba wikorera, kuko dushyizeho indi video uhita umenya ko kabaye twapolodinze. So guys, ni Flash TV Rwanda, kora sub, mwibutsa gukora sub nyabuneka, tugenda tubana mu bintu byinshi cyane. Ciao ciao.